yego bamuterasa nubundi ari mujyane kwa muganga ntabwo uri muvana aha ngaha ndacyari hano reka mujyane kamuvana nambira se wahamagaye se murekera ikibazo baguye murekera nta kibazo wese kutahamagara kizwe ntabwo kikureba kuko satamubona mukure hano ndabona hamagaye yego bamuterasa nubundi ari mujyane kwa muganga ntabwo uri muvana aha ngaha ndacyari hano reka mujyane kamuvana nambira se wahamagaye se murekera ikibazo yongeye kumvikana mu karere ka Nyarugenge ahitwa Ibatsinda uva kuri gare ugana kuri station ya Robisi ndetse ugana kuri station ya Engine hagati aho ngaho uva Ibatsinda ugana kuri gare nibwo impanuka yaje kubera hano kuri zebra crossing. Iyi mpanuka yabaye saa sita z'ijoro tariki 7 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2025. Iyi ni inkuru ngiye kubagezaho ngewe urinzwe n'Imana Emmanuel, abanzi banze ku izina rya Kidasambura Movie. Umuntu utarakora subscribe kuno muyobora YouTube channel mubwire ngo warahombye. Iyi ni inkuru rero nongeye kubagezaho mu karere ka Nyarugenge ahazwi nk'Ibatsindaho motari yagongaga umunyamaguru. Motari yagonze umunyamaguru ate byagenze bite kugira ngo motari yisange yagonze umunyamaguru? Ese moto yiwe yagize ikihe kibazo? Ese bano baturage muri kubona hano bari gupfa iki? Ese uyu uri kwandika we ari kwandika ibiki? Nicyo gitumye ndi hano kugira ngo mbanshe kubabwira ibyabereye hano ndetse ikintu ku kindi ku murongo wacu. Nkuko mubona uno mujama ufite wambaye agapira k'umukara ndetse n'ingofero yavugaga ngo iyi mpanuka ngewe yabaye nirebera. Motari yanze guhagarara muri zebra crossing mu gihe umunyamaguru yararimo yambuka. Bivugwa yuko imodoka zo zahagaze ariko motari akanga guhagarara. Motari yasobanuye yuko nawe ntabwo ari we wanze guhagarara ahubwo ni moto yamutengushye. Iyi moto yamutengushye ni iyihe? Naje se ni tevisi se ni gikumi se? Mbega ndi hano kugira ngo mbibabwire byose. Iyi moto ni iy'umuriro, za moto z'amashanyarazi. Iyi moto ngo yamutengushye mu gihe yajyaga guhagarara biranga, afata feri biranga, avuga ati izi moto batuzaniye rwose ziradutenguha cyane. Hari umuntu zigize kwicira hariya ku Muhima umanuka ujya kuri polisi yariya neza na feruje, kuko kubera ko iyo nkuru nayikoze nanjye umumotari nawe yigize kuhapfira yasekuye ipoto ahita apfa. Iyi moto yagerageje avuga ngo ntago zibona feri, ngo cyane cyane imaze gusaza cyangwa imaze igihe kinini. Iyi moto niyo ituma bakora impanuka zitunguranye kandi batateguye. Uyu mugabo uri kwandika nawe mbanze mbabwire kimwe muri kimwe ari gukora hano. Arimo arandika imyirondoro y'uyu mumama w'imyaka 48 bagongeye hano. Akaba yavuze yuko afite umuryango w'abana 3 ndetse afite n'umugabo. Akaba bayeho mu bukene bubi, yaravuye gushakisha avuye kuzanira abana utwo kurya, nibwo yambukaga motari ahita amugonga. Nabajije motari arambwira ngo nganyihanganire nanjye n'ibyago nk'ibindi byangiye ariko ntajye kuri moto mujyane kwa muganga. Nibwo nagerageje kubwira motari tereka mpamagare polisi kugira ngo izipime uno muntu abone ubutabera. Nahamagaye polisi, nagije guhamagara polisi irambwira ngo hamagara ambirasi nimba umuntu yangiritse mu minota 25 ndaba mpageze. Nibwo nahamagaraga polisi imbwiye ayo magambo, ndangije ndaza negera uno mugabo uri kwandika ndamubwira ati rero ambirasi yagira hano itinze, uyu muntu ni mumufate mu mujyane kwa muganga. Ubwo namurebaga nasanze atakomeretse bikabije, nasanze nta maraso yigize ava nk'uko no musore yabitubwiraga. Nibwo nabwiye motari iti reba ko bino bintu byahoshwa ujyana umuntu kwa muganga hakiri kare. Uyu musore akavuga ngo ntago uyu muntu yatuma ntago yava hano kubera yuko abamotari bakunze gukora no makosa kenshi, bajyana abantu ngo babajyanye kwa muganga bakayita babata mu nzira. Uyu musore yagomaga avuga ati nge ntago ndi buvana ambirasi itaje cyangwa polisi itaje, hari mugenzi wanjye imoto yigize kugonga bamushyira kuri moto bavuga ngo bamujyanye kwa muganga. Bageze mu nzira bamusiga mu nzira, arangije motari arigendera. Urwego rw'igihugu rwa RIB ajya kurega ku rwego rw'igihugu rwa RIB, arangije bamwaka ibimenyetso, bamwaka plaque ya motari neza arabibura. RIB mubwira yuko nta bimenyetso nta kintu bamufasha. Yese urarega ushingira kuki? Urarega kubera iki? Mbega uwo muntu wagonze umuntu akirukanka wamubonye, plaque surayizi, amazina urayazi se oya, imyirondoro surayizi oya?
birangira gutyo ikirego gisubitswe kubera ko nta bimenyetso bihari. Uyu musore nibwo yavugaga yitakuma avuga ati ngewe uyu muntu ndavana ko bamujyanye kwa muganga kubera yuko aba bamotari bajye babahana. Urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwasobanuye yuko aya makuru ndetse ibi bintu tuba turi gukora rwabishyigikiye ruvuga ngo amakuru nk'aya ngaya tujye tuyashyiraho abanyarwanda bayarebe. Polisi y'u Rwanda igashishikariza abamotari kujya bagenda neza mu muhanda mu cyerekezo cyabo mu gihe bageze muri zebra crossing, bakabanza bagahagarara bagategereza abanyamaguru bakambuka. N'igihe umunyamaguru ari hakurya y'umuhanda agategereza yuko yambuka kugira ngo abone gutambuka, nibwo babasha kurinda impanuka nyinshi ziterwa n'abamotari. Abamotari nibo benshi bakunda gukora impanuka mw'uno muhanda. Nkuko Kidasamura Movi nari impari nanjye ndi gufata ino nkuru, mwumvise ko nakifatiyemo nanjye ndimo mbaza abaturage, ndimo mbaza bano bantu ko byagenze. Aya makuru uramutse ugize ikibazo watwandikira ku muyoboro wacu wa WhatsApp 078806028885. Ubaye ufite inkuru ushaka ko tuyikoraho waduhamagara, ushaka kuzamura YouTube channel yawe waduhamagara, ushaka aba subscribers waduhamagara, ushaka aba views waduhamagara, ushaka aba followers kuri Instagram, kuri Facebook, kuri TikTok, hose waduhamagara tukagufasha. Bantu mukigera kuno muyoboro bwa mbere wa YouTube channel wacu wa Kidasamura Movie, twongeye kubashimira kandi tubahaye ikaze cyane cyane mwe mwakoze subscribe. Turabashimira kubw'inkunga zanyu mwagiye mudutera support kira kitu. Nanjye no mpamvu navuze ngo ngiye kuzajya mbakorera amakuru agezweho, amakuru meza cyane, amakuru yizewe ndetse amakuru atari ivumbi. Aya makuru na YouTube channel wayasanga uretse Kidasamura Movie kubera yuko ni ufite abambasaderi henshi hatandukanye. Amakuru aboneka agishyushye kandi amakuru aza ari umuvinyo. Nimvuga umuvinyo ubwo mvuze mu mvugo z'amahanga, nimvuga ngo umuvinyo wumve ngo amakuru agishyushye. Tega dusimbukire mu karere ka Nyaruguru. Mu karere ka Nyaruguru hatangajwe ko hari umusore w'imyaka 25 ukekwaho ubujura. Tuzimbukire mu karere ka Nyamagabe, umusore bafatanye ibiro 10 by'urumogi ndetse bamushyikirize urwego rw'igihugu RIB. Tugaruke mu karere ka Kirehe. Mu karere ka Kirehe habyukiye imvura itari nziza yahitanye abaturage benshi cyane, umwuzure wabuze